Ni mu gikorwa cyo gutangiza paruwasi Nyamirama y'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda IEBR iherereye mu murenge wa Ngoma mu karere ka Nyaruguru. Bamwe mu bakristo b'iyi paruwasi bavuga ko bagorwaga no gukora urugendo rurerure no gukoresha amafaranga menshi mu ngendo bajya gusenga. Twajyaga dusengera i Murama, ni kure cyane, iyo turi kugenda n'amaguru tuhagenda amasaha 2 n'igice. Byatuvunaga cyane, kugenda no kugaruka ni 4,000. Nk'abantu dushaje bavuze ati tujye Murama, bamwe ntidushobore kujyayo. Aba bakristo b'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda IEBR baravuga ko kwegezwa paruwasi nk'iyi bigiye kuzana impinduka y'aho atuye ndetse n'iterambere ry'ingo zabo rirushaho kwiyongera. Biradufashije cyane kuko urumva amafaranga twategeshaga bidufashije ko none tugiye kuyakoresha mu iterambere ry'ingo zacu, naho urumva ko tugize iterambere ryiza. Cyambere no kurugendo rugabanutse tuzajya dukorera Imana turi hafi. Icya kabiri, kuba tubaye paruwasi bituremamo icyizere, tukabasha gukorana no dufite imbaraga, dufite n'umuhate kurushaho kubera ko twakuze. Kuri paruwasi ya Nyamirama hari ikigo cy'amashuri abanza cy'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda IEBR. Abakristo bishimira ko byahinduye imyumvire y'abaturiye iki kigo maze abana bagana ishuri. Ubwo hatangiraga hari abana b'inzererezi hirya no hino, kuko ku Gifugi cyangwa kujya hirya ku bigo bya primaire hari kure ibindi bigo by'amashuri. Hano tuhatangira ndetse ku maboko y'abaturage n'abakristo bacu. None ikigo kibaye ubukombe, biragaragara ko hari iterambere, biragaragara ko leta yadufashije mu buryo bwose kugira ngo aha hantu naho umukristo wacu n'umuturage uhatuye nawe agira imyumvire, yige, babone iterambere hafi ye. Umuvugizi w'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda IEBR, Reverend Murwanashyaka Thomas, asaba abayoboke kuba inyangamugayo ndetse no kuba urugero rwiza rw'aho batuye. Turabasaba gukomeza kuba hafi itorero no kuba inyangamugayo, bakarangwa no gukunda Imana kuko nicyo dushyize imbere, kandi bakabarushaho kuba abana b'Imana bafite indangagaciro z'itorero, bakarushaho gufatanya, bakarushaho gukundana, bakarushaho kubera abandi urugero mu tugari, mu mirenge ndetse no mu midugudu batuyemo, kugira ngo itorero ryacu rirushaho kugira ubuhamya bwiza. Umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Ngoma, Ndagijimana Jean Baptiste, avuga ko kuba paruwasi y'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda IEBR Nyamirama ibegereye bigiye gufasha umurenge mu bikorwa by'iterambere. Imyemerere cyangwa se paruwasi igomba kuzuzanya n'ubuyobozi bwite bwa leta. Hari ibikorwa bitandukanye dukwiye gufatanya, nk'ibikorwa ubukangurambaga ku isuku, kwitabira mituweli, kwirinda covid iki cyorezo cyaduteye, n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Iyo ubwo butumwa bunyuze rero muri paruwasi abantu bahuriye ari benshi, bituma natwe inzego z'ibanze bitugirira akamaro, bigatuma ibyo twiteze ku baturage bigerwaho tutavunitse. Iyi paruwasi y'itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'abatista mu Rwanda IEBR Nyamirama kuri ubu ikaba itangiranye abakristo basaga 1,200. Urakwiriye